Hari igihe umuntu akubwira ijambo ukumva ari nk'ugusetsa cyangwa se ari nk'ukuganiriza bisanzwe, ariko mu by'ukuri arimo kukunyega cyangwa se arimo kugutesha agaciro. Ni ayahe magambo abantu bakoresha bakunegura cyangwa se bakuvugiraho, bagufetse cyangwa se baguseka bakunegura, wowe ukabifata nk'ibisanzwe? Mbere y'uko twinjira muri iyi ngingo byimbitse, banza umenye neza ko wabanje gukora subscribe kuri iyi channel yawe, wanabanje gukanda like kuri iki kiganiro. Akenshi abantu bakoresha amagambo asa n'aryoshye cyangwa se asekeje kugira ngo batakubabaza mu buryo bugaragara, ariko iyo uyasesenguye usanga harimo kunyega, kugucyurira, kukwishima hejuru n'ibindi byasa n'ibyo. Dore amagambo akunze gukoreshwa n'abantu igihe bakunyega, ariko wowe ukaba ushobora kutabibona. Rimwe, ni wowe wenyine wabikora gutyo. Iri jambo rishobora kuvugwa bavuga ikosa waba wakoze cyangwa se uburyo witwayemo. Nubwo risa n'irivuga ko udasanzwe, akenshi riba rigamije kukwerekana nk'umuntu udafite ubwenge cyangwa se udatekereza neza. Ijambo rya kabiri, ariko nawe uratangaje. Hari igihe umuntu arivuga aseka, ariko mu mutima aba ashaka kukwereka ko ibyo wakoze byose cyangwa se ibyo wavuze bidafite agaciro. Iyo rivuzwe kenshi rishobora gutuma umuntu atakariza icyizere ibyo akora cyangwa se ibyo avuga. Ijambo rya gatatu, twese ntitwaba perfect, cyangwa se twese nta wakora ibintu neza, ntitwakora ibintu neza. Aya magambo ashobora kuvugwa nyuma y'igihe umuntu amaze kugukosora cyangwa se kuguseka. Uwayavuze akaba ashaka kukwereka intege nke zawe, ariko mu buryo bworoheje kugira ngo utaza kubifata nabi, nyamara we yabifetse rwose nta kintu afatamo. Hari nubwo akoresheje iri jambo rya kane, uriya niko ahora. Ni irindi jambo. Iyo abantu bavuga gutya ugasanga babyerekeza ku ngeso cyangwa se imyitwarire yawe imbere y'abandi, akenshi baba bakunyega cyangwa se bagushyira hasi. Ijambo rya gatanu, ntukarakare, nasetsaga, ntabwo nari nkomeje. Abantu benshi bakoresha iri jambo nyuma yo kukubwira amagambo akomeretsa, babona ubabaye bagahita bavuga ko bari gusetsa kugira ngo wirengagize uburyo bikubabaje. Aya magambo ntazagushuke. Hari n'ugira ati, wow, ubu se wabimenye. Iri jambo rikoreshwa iyo ushaka kuvuga ikintu abandi bamaze iminsi cyangwa se igihe bazi, bo baba bashaka kukwereka cyangwa se kukwerekana nk'utinda kumenya ibintu, mbega nta makuru ujya ukunda kumenya. Ijambo rya karindwi, nta kibazo, tuzabimenyera. Aha baba bavuga ikosa cyangwa se intege nke zawe nk'ikintu abantu bagomba kwihanganira no kwakira. Bishobora gutuma wumva utifuzwe cyangwa se utifitiye icyizere. Uko wakwitwara iyo ubonye abantu bakunyega? Ntugahite urakara, banza usesengure niba koko amagambo bavuga agamije kukubabaza. Jya wigirira icyizere kandi umenye agaciro kawe. Niba umuntu ahora akoresha amagambo akubabaza, mubwire uko ubyumva n'uko wiyumva. Irinda abantu bakoresha amagambo yo gutesha abandi agaciro buri gihe. Amagambo buriya afite imbaraga, agira imbaraga cyane. Ashobora kubaka umuntu cyangwa se akaba yamusenya. Niyo mpamvu ari byiza kumenya igihe umuntu ari kugusetsa by'ukuri n'igihe ari kukunyega yihishe inyuma y'urwenya. Wifuza kumva ibitekerezo, kunsaba ngo nagukoreho mu buryo bw'ibanga. Nomero yacu ya WhatsApp ni 0782621130. Email yacu yo ni montagne-tere@gmail.com. Nyine nitwa Samuel Mugisha, wumvaga kuri mikoro. Mutwandikira aho ngaho, ntabwo tutinda kubasubiza. Nshuti bakunzi bacu, turishimye ko mwakurikiye Tere Montagne Rwandaise. Ikiganiro nta tugisoreje. Iki kiganiro wagikunze, manuka munsi y'video wandika ijambo rya riti duhereze ibindi. Nanjye ndashyiramo agatege dushobora kubahereza ibiganiro byinshi byiza bibigisha buri munsi. Ku kirahuri cyawe ahagana iburyo hari ibindi biganiro birenga 500 wareba. Mwibuke mukore subscribe. Naho ubutaha.